Yes, reka nongere nguhe ikaze kandi nkwifuriza amahoro y'Imana, wowe udukurikira umunsi ku munsi, wowe udahwema gufungura iyi channel ya Kiramani Mr Daddy. Uyu munsi tugarukanye iki rero muri My Heart Talking and Comment. Uyu munsi tugiye kuvuga ku rukundo rwa Willy ndetse na Kelly n'uyu Chris uba ubyihishe inyuma. Nk'uko mubizi iyi nkuru nyine yo ya My Heart, uyu Kelly ni umukunzi wa Willy akaba n'umukunzi wa Chris, ariko biri official aka kanya akaba ari umukunzi wa Willy. Wakwibaza ukuntu umuntu yaba ari umukunzi w'undi akaba afata time yo kumugambanira bakamushimuta, ndetse akayagira imigambi yo kuba yanamwicisha bitewe n'uko abizi ko aba atwite inda itariye. Uyu Chris rero nk'uko mubizi nyine niwe wateye inda Kelly, ayimutera bakundana ndetse amukunda bikomeye cyane, ariko buriya amakosa nanone uyu Willy yagize ni uko yari afite umukunzi, ntajye amwitaho ngo amenye ubuzima bwe bwa buri munsi cyangwa se amuhe time babashe kwinjoyinga mu bundi buryo, bigatuma agira ahubwo uyu mutipe Chris yinjiriye Kelly n'ubundi bikarangira bagiye mu rukundo. Uyu Willy rero murabizi ko n'ubundi yaje kukominikana n'uyu Chris, baza kuba inshuti, ibintu byaje no kugorana bituma buri umwe atabona aho ahera ngo abwire undi imva n'imvano cyane, ariko Chris niwe wihishe muri Willy kuko azi ibya Willy byose kandi azi n'uwateye inda uyu mugore we ariwe Kelly, ariko uyu Willy we ntabyo azi. Willy rero mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'uko yamenya uwamutereye umugore inda, yaje gushaka uburyo ki uyu mugore we nyine bamushimuta kugira ngo bagende bamukangishe ibintu biteye ubwoba, nyine bamubaze umuntu waba waramuteye inda barebe ko yamuvuga, ariko biza kurangira bifashe ubusa batamuvuze, nubwo hari umutipe wavuze yuko hari ikintu abiziho, ariko kugeza ubu ngubu akaba atari yatangaza amakuru ya nyayo ngo kuko tumenye ko hari ikintu abiziho. Ese guys mbibarize, ubundi ubu ngubu koko Kelly akunda uyu Willy? Abaye anamukunda se yaba yaramuciye inyuma? Amaze kumuca inyuma se yaba atwite inda akayimugerekaho amubeshya ko ariye kandi abizi ko atariye? Ese wowe uri Kelly wakora iki? Guys munyandikire muri comment mumbwire icyo wakora ari wowe ibi bintu bibayeho. Ese uri Willy ho kugira ngo umenye amakuru, umuntu mwaryamana yaguhatirije nyuma y'iminsi 3 agatangira kukubwira ngo wamuteye inda, koko wowe ntugire amakenga? Ikindi se waba ukunda umuntu nanone ukabicisha mu nzira zo kumushimuta kugira ngo ukunde umenye uburyo ki inda koko niba ari iyawe cyangwa atari iyawe? Guys mumpe comment mumbwire, none uri Chris ho wakora iki? Wakwemera inda yawe ikajya kurerwa n'undi mugabo? Ese watobora ukabwira ibanga uwo nakwita ko ari nk'umusanzire wawe kandi bigaragara ko wamuhemukiye nubwo bwose byabayeho mutaramenyana? So uru ni urugamba rukomeye, ni mwebwe mwo kumbwira ukuntu ibintu bimeze, gusa iyi nkuru nyine iyo nyireba ngiye mba mbona rwose ari ibintu yewe bisekeje, kandi ko byagenda kose hari ahantu bigenda bibaho, kandi ibi byose iyo bibagiye bibaho nyine biba bigomba kubaho kugira ngo bitwigishe. Yes, amakuru nk'aya rero ni 5/5, ni James Legend yabagezaho, nzagenda mbasunikiriza inkuru uko bwije n'uko bukeye, murushaho gusobanukirwa kuba mwacitswe. Imana y'u Rwanda ihorane namwe, turabakunda cyane.